twongere twemerera Imana iri ku mitima yacu imirakomanga irimira kugira ngo umuntu yumva yikayifungurira ngo yinjire basangire. Imana irimira irakomangira abanyarwanda ibirabangwa nimuyemere muyituze mu mitima yanyu, nimuyemere muyituze mu mazu yanyu. Abantu babimuye Imana barayimura bayikwa mu mazu yabo, basigaye barazihinduye amarogi. Ariko nyamara wirukanye Imana, modoka Imana yabahaye mwazimuyemo Imana, muzituzamo amacupa ya byeri nizasigaye yibera mu modoka mufite Imana yabahaye. Ariko Imana yamwe ngo nimuyemerere, uko umuntu utagiye kuyemerera gukizwa nabi bigiye kumutera umwaka. Abisirayeli ngo umwe mwisiraheli umwe akajya haguruka akasanga mugenzi we bakarwana ntacyo bapfuye kuko bari banyazwe isanduku y'Uwiteka, bakarwana. Umwe gahuka akajya gusabya mugenzi, burya ariko mbabwire niba umuntu yataye gusabya mugenzi we uzamye ko nta Mana igihari. Uyu muntu ashonje Imana nta Mana afite. Nimureke abantu baryane biri kugaragaza ko Imana itari muri bo. Mureke abantu umwe mugenzi we umuntu azasabye mugenzi we burya nta Mana ikiri muri bo. Ni mubareke nta Mana ikiri, ni ikimenyetso. Ubundi ntago hari ibintu tudahanura tutajya mu mwuka ngo dutitire. Tutitire Uwiteka bari kurira. Ayiwe bashaka Uwiteka bari kugira ute? Barimo barira. Imana irashaka muyishaka muri kurira pana kudevo guseka. Usiko umuntu asigaza akiyana ibyo abantu bari guseka. Imana iri gupfusha abantu bagacuranga, yapfusha abantu bakaririmba we. Iramwe ngo yarapfushije yakikobazwa nuko abantu bari guseka. Mwisore gukoresha amabrade shower, bari gukoresha ubukwe ibirori byiza, abandi bakuririmba ngo amazu meza twiyubakiye, uri abagore beza twirongoreye isi iraryoshyewe. Ariko Imana yapfushije. Baruka Imana ibantumyeho mwebwe mukurikira aya TV yose ni munyumve. Imana ibantumyeho ngo nimuyishake muri kurira, ngo bashaka Uwiteka barira. Bibiri iravuze ngira ngo nsoze nsengera abantu. Mana we ngo bashaka Uwiteka bari kurira, bari mu barira. Ibizira bibavuyeho murabanza musenyere bigirwa Mana mwubakiye, mu bisenyere byo mwashize musi bitanda mu bikuremo, mu bimenagure, mu bitwike. Ibyo mwisase ngo namashaba ngo nibitera amashaba, mu bikwe mu bitwike ibyo byose ntacyo bimaze. Ahubwo ngo nimukuremo byose ibyo mujya kunyanyagiza ngo muri gutera iyo ngo amashango nibironda ngo mucuruza cyane, mu bikuremo ko ntacyo bimaze. Bigaragara wari wataye Imana ariko wayitaye ukivuga, wayitaye gihanura, uyitukiririmba mwigaga uri kwivuga ku munwa ariko mu mutima idahari. Imana avuze ngo iri gukomanga emera ufungure. Reka mbabwira urusengero surira mujyamo, urusengero rwa mbere ni umutima w'umuntu. Imana irashaka ko muyifungurira, Imana ikinjira, irashaka ko muyifungurira ikinjira. Irasara dobe vonema, irashaka ko muyifungurira ikinjira. Bitera umwaku, bitera umwaku ukizwa nabi, bitera umwaku. Ubu dufite abantu bigiye gutera umwaku, bamwe bagafungwa. Dufite abantu bigiye gutera umwaku, dufite abantu mbese bigiye gutera umwaku bagasubira mu cyaro ko bakijijwe nabi. Dufite abantu bigiye gutera umwaku, ingo zabo zigasanywa kuko babivangavanze, bakajya baca inyuma abagabo babo, bakabaca inyuma abagabo babo, bagaca inyuma abagore babo. Dufite abantu bigiye gutera umwaku, amaduka bari bagucuruza agahomba bagakinga bagataha. Dufite abantu bigiye gutera umwaku, dufite abantu bigiye gutera kuko mwabivangavanze. Imana ibi bihira birambiwe kudela hado mehone wanema odasimanda meni witala zala binif. Nibuzi kuri kuyoberanya mu murimo w'Imana bigiye gutera umwaku. Abana bagati bana banje nimukongere, bana banje mugiye kujya muri Canada, bana banje muhumure rwose. Abo bantu bashaka ibintu byoroshye injo za rojoroje, ariko ukeneye no kuva mu bizaha kugira ngo Imana ikore egare kuva mu bizaha. Utarava mu bizaha egare kutabona igitangaza cy'Imana. Uzahanurirwa yego nibyo, uzabwirwa amataje, uzabwirwa amaviza, uzabwirwa abana, ariko uzategereza uhebe umutwe uzarinda umene kutarabona akantu k'Imana kuko ukiri mu bizaha. Imana ntagikorana n'ibyaha. Imana irashaka ko abanyarwanda dusenga ko kwikwema ibigirwamana, twaretse izindi mana z'ibigirwamana, mbese n'ibigirwamana ntago ari Imana, twikwema izindi mana z'ibigirwamana, tugasenyera ibyo twari twarubatse. Bitabaye ibyo umuntu uri kuvuga Imana ari kuvuga ko afite Imana, uri kuvuga ko ari gukorera Imana, bivangavanga bigiye kumutera umwako. Ndabitangaje. Niba uzi kuri kuvuga iby'Imana, niba uzi kuri kuvuga ko ukorera Imana, uri kudemanda sana bewa sana bini winima ola siwi nima adome fo dos bigiye gutera umwako.
kandi nta muntu utazabona umwaka uzamwakirwa ahantu hose uzamwakirwa umuntu wese nagwaga amazi azayakwima kubera ko ubivangavanze kenshi kandi Imana yaburiye abantu kenshi iyo abantu banze kumvira Imana iregendera bagasigarana ibihamya bagasigarana kwibaca amataje bagasigarana ko yabahaye abana n'ingo ariko Imana itagihari kandi iyo yigendeye ibyago n'amakuba byagera ku bantu burya twaranyazwe n'ukuri twaranyazwe yemwe twaranyazwe n'ukuri twaranyazwe yemwe twaranyazwe Satani yaraje aratunyaga atunyagica agaciro twaranyazwe n'ukuri twaranyazwe yemwe twaranyazwe n'ukuri twaranyazwe Imana bantumyeho abanyarwanda umukobwa umusore umugabo umubyeyi Imana bantumyeho iki ni igihe cy'uko abantu tugomba gusenga igihe kirageze ngo abantu tuvome kandi twuzuze kuko imigezi igiye gukama niba mwemeye kugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose mwikuremo imana z'ibigirwamana z'abanyamahanga basenga ari byiza abanyarwanda ariko aho bigeze maze kwimika ibizira Imana bantumye baroke Imana bantumye nta kindi shaka no kugira ngo muce bugufi mwihane mugarukira Imana n'imitima yanyu yose byoroshye buri muntu muri Imana izabatabara gusa ariko nubwo nyine itabara umuntu wavuye mu byaha se nkawe ukeneye umugabo uri umukobwa nturara umugabo ubundi ukeneye umugabo w'iki ubundi ko umufite nturara umugabo dufite abantu hari abantu nzi ko yadusengana ariko hari abantu bibwira ko ari abakristo kandi atakira abakristo baragoye kera ushaka umwana kandi waciye inyuma y'umugabo wawe ujye kureba ko bimeze urumva umwana azaza aciye n'ibyaha urimo banza wihane ibyaha ujye wabona Imana umwana dufite abantu batari gukiranuka ariko bakaba bari gusaba Imana ariko rikambabazi ubundi ninde wabwiye ko isahani itogeje umuntu ayiriraho ntabwo bishoboka hanyuma abantu benshi bagushaka ineza y'Imana ariko badafite Imana muri bo Imana yabantumyeho ngo nimusenyere ibigirwamana amatsiko aho gaseke ndabona byanga bikunda harimo ibintu biryoshye nibyo harimo ibintu biryoshye pe biragaragara no ku maso biragaragara hanyuma rero tubwire ibiri muri aho gaseke Imana iguhereza umugisha ni karibu reka dutangire dusenga Imana yacu Imana sharawe etazo beni fona dry haleluya pela zala simanda dome ni fona dry himbazwa heni talawe anema shara biniwa Imana shando bini fo Imana himbazwe turiwa rasima hedome wa shando bini fowa tugiye gutangira akanya Yesu haleluya nyemenome fo la siwitala la siwiliho nyemerera imbaraga z'umwuka yaraziganze yego ntabwo ari twe tugaragara none ntutuze kubura ahubwo ugaragare muri twebwe tukubera mikoro Yesu haleluya winima hello be wa shala bini fowa Penitalasi wi etando Penini wini manda Hello Nyemera tukubera mikoro Yesu wirangurure kandi imbaraga z'Imana ziganze cyane twari tugutumiye cyo dushashe n'umudayimoni wandabimenyereye dayimoni wa kiroso dayimoni utuma abantu batumva ngo bumvire uwo turamukangaye mu izina rya Yesu ngaho dutangiye Yesu tangirana natwe hili wili vo helazala bene kotazo bewinima henomeno piwa shara bini wane manda hello sifone dra imbaraga z'Imana ziganze cyane kandi umwuka wera w'Imana ganze Imana turinde kwishyira hejuru habwe izina ry'Imana baryeshyirwa hejuru mwuka wera w'Imana ganze kandi aganze mu mitima y'abantu tugiye kubana mu izina rya Yesu wapfayaga mu kazoka kabicu buryo bw'Imana data amen tuzema ano stase we ni manda zone dry Mana we mwuka wera ganza kweri tugiye gusoma ijambo ry'Imana hanyuma ndakeka ko ushobora kuba wararyumvishije ariko ibintu by'Imana birari bishya uze kumbara ntupinga ibintu by'Imana kandi umuntu atanye gupinga ibintu by'Imana burya bari kugwa nagakiza kwa kari kumuvamo hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri hangano uyu munsi nazanye telefone nta cyaha kirimo ariko ngira Bibiliya nuko uyu munsi nagize ngo nayishyize mu ishakoshi
hanyuma ngiye gusanga sinayishizemo, ariko ngira Bibiliya ntago napaganye. Igitabo cya Samweli cya mbere ibice 7:6 wavuze ngo iki? Haravuze ngo nuko bateranira imisipa bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka, uwo munsi biyiriza ubusa, baravuga bati twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acira Abisiraheli imanzi imisipa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma tugiye kuganira kuri ijambo iminota mike. Imana ibantumyeho Banyarwanda, umukobwa, umusore, umugabo, umubyeyi, Imana ibantumyeho. Iki ni igihe cy'uko abantu tugomba gusenga. Igihe kirageze ngo abantu tuvome kandi twuzuze, kuko imigezi igiye gukama. Aba ni Abisiraheli. Bibiliya ivuga neza, Bibiliya irabivuga. Bijya gutangira ngo bamaze imyaka 20 nta sanduku y'Uwiteka iri muri bo, bari baranyazwe. Hari ndimo mfite bivango twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe. Satani yaraje aratunyaga, icagaciro. Twaranyazwe nukuri, twaranyazwe yemwe, twaranyazwe nukuri, twaranyazwe. Abisiraheli Bibiliya ivuga neza ngo bajya kunyagwa isanduku ngo bamaze imyaka 20. Ndashaka kuvuga kuri izi nkuru z'Abisiraheli, ubundi tugasenga Imana. Niba mwemeye kugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, mwikuremo imana z'ibigirwamana z'abanyamahanga. Bibiliya iravangwa Eri abahungu be ngo biga indi mico mibi, batanye ngo bizatangire byiza, byatangiye basenga ari byiza Abanyarwanda, ariko aho bigeze maze kwimika ibizira. Imana ibantumye baroke, Imana ibantumye, nta kindi shaka no kugira ngo muce bugufi mwihane, mugarukire Imana n'imitima yanyu yose. Bibiliya iravangwa nuko Abisiraheli ngo Eri ngo Imana ikavuga ngo hana abana bawe. Eri akavangwa ni ibisanzwe, akaza ngo ati bana banje, ubu dufite abantu bashaka kumva ibintu byoroshye, buri muntu muri Imana izabatabara gusa, ariko nubwo nyine itabara umuntu wavuye mu byaha. Se nkawe ukeneye umugabo uri umukobwa, nturara umugabo. Ubundi ukeneye umugabo w'iki ubundi ko mufite nturara umugabo. Dufite abantu nzi ko yadusengana, ariko hari abantu bibwira ko ari abakristo kandi atakira abakristo baraguye kera. Najye gasengana n'abantu bakava kuririmba muri korali nimugora bakajya gutega. Nk'uyu muntu ari gusenga iki? Wewe ushaka umwana kandi waciye nyuma y'umugabo wawe ujye kureba ko bimeze. Urumva umwana azaza aciye n'ibyaha urimo, banza wihana ibyaha ujye wabona gusaba umwana Imana. Dufite abantu batari gukiranuka, ariko bakaba bari gusaba Imana, ariko rikambabazi. Ubundi ninde wabwiye ko isahani itogeje umuntu ayiriraho? Ntabwo bishoboka. Hanyuma abantu benshi bagushaka ineza y'Imana, ariko badafite Imana muri bo. Imana yabantumyeho ngo nimusenyere ibigirwamana by'abanyamahanga, kuko Abanyarwanda mwarabyubatse ibigirwamana. Mwikuremo izindi mana z'ibigirwamana. Tekereza ko umuntu yaza gusenga, yava gusenga akajya mu mapfumu. Izo ni imana z'abanyamahanga uri kujyamo. Ntago ufuze kamwe, ariko igihe kirageze kandi kirasohoye ku muntu gukorera Imana agomba kwerura, n'umuntu gukora Satana akerura. Niba uteruye urahura n'akaga. Umuntu mwarigeze yavuga ngo gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi bitera umwaku. Ubu dufite abantu bigiye gutera umwaku, bamwe bagafungwa. Dufite abantu bigiye gutera umwaku, dufite abantu mbese bigiye gutera umwaku bagasubira mu cyaro uko bakijijwe nabi. Dufite abantu bigiye gutera umwaku, ingo zabo zigasanywa kuko babivangavanze, bakajya baca inyuma y'abagabo babo, bakabaca inyuma y'abagabo babo, bagaca inyuma y'abagore babo. Dufite abantu bigiye gutera umwaku, amaduka bari bagucuruza agahomba bagakinga bagataha. Dufite abantu bigiye gutera umwaku, dufite abantu bigiye gutera kuko mwabivangavanze. Imana ibi bintu ndabirambiwe. Kudela hado mehone wanema odasimanda
meni witala zala binif niba uzi kuri uri kuyoberanya mu murimo w'Imana bigiye gutera umwako igihe ngo bigutera umwako Abisirayeli bibirabangwa nuko Eli ntiyahana abana be ntiyahana abana akavuga ati bana banje nimukongere bana banje mugiye kujya muri Canada bana banje muhumure rwose abo bantu bashaka ibintu byoroshye injo zarojoroje ariko ukeneye no kuva mu bizaha kugira ngo Imana ikore egare kuva mu bizaha utarava mu bizaha egare kutabona igitangaza cy'Imana uzahanurirwa yego nibyo uzabwirwa amataje uzabwirwa amaviza uzabwirwa abana ariko uzategereza uhebe umutwe uzarinda umene kutarabona akantu k'Imana kuko ukiri mu bizaha Imana ntagikorana n'ibyaha Bibiravuze ngo nimwumve birabangwa nimwumve ngiye ukinye gukora rutoki rwanje ngiye gukora ruzitiro rusengwe runyukwanyukwe Imana irashaka ko abanyarwanda dusenga ariko kwikwema ibigirwamana twaretse izindi mana z'ibigirwamana mbese n'ibigirwamana ntago ari Imana twikwema izindi mana z'ibigirwamana tugasenyera ibyo twari twarubatse bitabaye ibyo umuntu wo kuvuga Imana ari kuvuga ko afite Imana ari kuvuga ko ari gukorera Imana bivangavanga bigiye kumutera umwako ndabitangaje niba uzi kuri kuvuga iby'Imana niba uzi kuri kuvuga ko ukora ari Imana uri kudemanda sana bewa sana bini winima olasi wi nima adome fo dos bigiye gutera umwako kandi nta muntu utazabona umwaka uzamwakirwa ahantu hose uzamwakirwa umuntu wese nagwaga amazi azayakwima kubera ko ubivangavanze kenshi kandi Imana yaburiye abantu kenshi reka mbabwire iyo abantu banze kumvira Imana iregendera bagasigarana ibihamya bagasigarana ko baca amataje bagasigarana ko yabahaye abana n'ingo ariko Imana itagihari kandi iyo yigendeye ibyago n'amakuba byagera ku bantu burya byaje ko nta inyagwa isanduku yo ng'Abisirayeli barateseka Imana ivuye ahantu abantu bahura n'ibibazo n'akaga n'amakuba n'ibyorezo n'uburwayi n'intambara zibageraho iyi Imana nome wiri wane ma nome fola hone stala wi elo bela salasima odas iyi Imana ivuye ahantu mureke twongere twemerera Imana iri ku mitima yacu imirakomanga irimira kuma kugira ngo umuntu yumva yikayifungurira ngo yinjire basangire Imana irimira komangira abanyarwanda imirabangwa nimuyemere muyituze mu mitima yanyu nimuyemere muyituze mu mazu yanyu abantu bari mu Imana barayimura bayikwa mu mazu yabo basigaye barazihinduye amarogi ariko nyamara wirukanye Imana modoka Imana yabahaye mwazimuyemo Imana muzituzamo amacupa ya byeri nizasigaye yibera mu modoka mufite Imana yabahaye ariko Imana yamwe ngo nimuyemerere uko umuntu utagiye kuyemerera gukizwa nabi bigiye kumutera umwako hanyuma ngo Abisirayeli ngo Umwisirayeli umwe akajya haguruka akasanga mugenzi we bakarwana ntacyo bapfuye kuko bari banyazwe isanduku y'Uwiteka bakarwana umwe gahuka kaya gusabya mugenzi burya ariko mbabwire nuba n'umuntu ataye gusabya mugenzi we uzamye ko nta Mana igihari uyu muntu ashonje Imana nta Mana afite ngo muri Isirayeli ngo barateseka Biblia bangwa reka twihutishe kugira ngo dusenge sengera nubashaka gusengera abantu nkabahuza n'Imana ngo mara imyaka 20 yose nta sanduku y'Uwiteka iri muri bo haleluya nta sanduku iri muri bo ngo bararwana abicana baricana abatukana baratukana kuko Imana ntabwo yari ikiri muri bo nimureka abantu baryane biri kugaragaza ko Imana itari muri bo mureka abantu mugenzi we umuntu azasabye mugenzi we burya nta Mana ikiri muri bo ni mubareke nta Mana ikiri ni ikimenyetso ubundi ntago hari ibintu tudahanura tutajya mu mwuka ngo dutitire tutitire Yesu ni maya Biblia bangwa nuko Abisirayeli ngo bamaze kudevo bamaze gutesa kabahura n'ibibazo bahura n'intambara bahura n'amakuba bahura n'ibyago ngo inzara ibageraho mu mwuka ibageraho ubu dufite abantu bagizwe n'inzara mu mwuka uko Imana yahavuye kigendera bahuye n'ikibazo cyitwa inzara Birivuze ngo iki iravuze ngo isanduku igarutse hashize imyaka 20 hashize imyaka 20 bari batesetse bari bahuye n'intambara
kuko muri icyo gihe ngo bajyaga kubona bakona abafilisita baraje bagahita babazamo bakabica bakabarwanya ibyo bahinze bakabisarura. Niko bigenda Imana idahari. Imana idahari nta ruzitiro ruba ruhari. Kuba Imana ihari egari kujya uruzitiro. Nabatumwe banyarwanda. Ntabwo ndi kubwira abakongomani kuko ntabwo mvira ururimi rw'ikinyarwanda. Cyo kuzarimo hari yababwumva. Nabatumye aho umunyarwanda wese ari yaba ari mu hanze yaba ari mu Rwanda. Nabatumwe ngo mbabwire ngo nimwemerere Imana. Mwikuremo ibigirwamana musenyere ibigirwamana by'abanyamahanga. Mwemerere Imana ituremo ni mwebwe. Irimo irakomanga. Yamwe ngo mbabwenge iri gukomanga. Hanyuma biravuga ngo baje ngo isanduku yageze ngo bashaka Uwiteka bari kurira. Ayiwe bashaka Uwiteka bari kugira ute? Barimo barira. Imana irashaka ko mushaka muri kurira pana kudevo guseka. Usiko umuntu asigaza kiya nibyo abantu bari guseka. Imana iri gupfusha abantu bagacuranga. Yapfusha abantu bakaririmba we. Iramwe ngo yarapfushije. Yakikobazwa nuko abantu bari guseka. Mwisere gukoresha amabrade shower. Bari gukoresha ubukwe ibirori byiza abandi bakuririmba ngo amazu meza twiyubakiye uri abagore beza twirongoreye isi iraryoshye we. Ariko Imana yapfushije. Baruka Imana bantumyeho mwebwe mukurikira aya TV yose ni Nimwumve. Imana bantumyeho ngo nimuyishake muri kurira ngo bashaka Uwiteka barira. Bibiri iravuze ngira ngo nsoze nsengera abantu. Mana we ngo bashaka Uwiteka bari kurira bari mu barira. Bibiri ivuze ngo iki? Bashatse Uwiteka barira. Bibiri avuga ngo nuko Samweli aravuga ngo sha nubwo muri kurira ariko ntago muri kuramo ibizira. Nubwo muri kurira ariko muracyafite ibizira. Nubwo muri guhanura ariko muracyafite ibizira. Nubwo muri kujya gusenya mu masengero akomeye ariko muracyafite ibizira. Nubwo muri kuvuga ngo mwakiraga cyangwa mwarabatizwa ko muracyafite ibizira. Samweli arababwira ngo none kugira ngo menye ko ibizira bibavuyeho murabanza musenyere ibigirwamana mwubakiye. Mu bisenyere ibyo mwashyize munsi bitanda mu bikuremo mu bimenagure mu bitwike. Ibyo mwisase ngo namashaba ngo nibitera amashaba. Mu bikure mu bitwike ibyo byose ntacyo bimaze. Arababwira ngo nimukuremo byose. Ibyo mujya kunyanyagiza ngo muri gutera iyo ngo amashango nibironda ngo mucuruze cyane mu bikuremo ko ntacyo bimaze. Arababwira ngo kugira ngo byemere nuko musezera abagore bishoretse mwari mufite nibwo nemeye ko mwasenye ibigirwamana byose. Arababwira ngo nimugarukiye Uwiteka n'imitima yanyu yose nimuza tugarukira Uwiteka tujye imisiba tujye gusengayo twiyerezayo Uwiteka dushaka Uwiteka turi rivonesta turimo turira. Bibiri ngo bazamuka imisipa. Haleluya Imana ishimwe ngo bakigera ku rusengero. Haleluya helasi wirivonadra. Mu bigaragara wari wataye Imana ariko wayitaye ukiyivuga. Wayitaye igihanura uyitukiririmba. Mu bigaragara wari kwivuga ku munwa ariko mu mutima idahari. Ariko Imana yavuze ngo iri gukomanga emera ufungure. Reka mbabwire urusengero surira mujyamo. Urusengero rwa mbere ni umutima w'umuntu. Imana irashaka ko muyifungurira. Imana ikinjira. Irashaka ko muyifungurira ikinjira. Irashara dobe vonema. Irashaka ko muyifungurira ikinjira. Imana ikinjira. Ngo bageze biravuze ngo ikiravuga ngo bagezeyo ngo barihana. Bagira ute? Barihana. Haleluya. Ngo bakimara kwihana Bibiri avuga ngo nuko muri ako kanya ngo biyiriza ubusa. Ariko Mana icyama abanyarwanda tukwihana. Imana irashaka abanyarwanda twihana. Irashaka ko dusezerera urwango. Kabantu bongeye gukabya kugira urwango. Irashaka ko abantu bongera gukundana. Irashaka ko abantu bongera gutahiriza umugozi umwe. Irashaka ko abantu bareka ubugome bafite muri bo. Imana irashaka ko bahuza basenga bahuje. Abo bantu bakujya basenga baduhuje imitima. Bakujya basenga ari nka Reyo na APR. Ariko Imana yambwiye ngo umurimo wasaga ari ikibina. Umurimo wawe ntago ari societe. Umurimo w'Imana ntago ari ibyo ngibyo maza gukiniramo. Imana yambwiye ngo mumaze imisi mukina mu murimo wayo. Ariko ije kudezobevone ko tawinima. Imana ije kwirwanirira kandi wirihone manda. Irambwe ngo nimbabwire ngo umuntu wese wakine mu murimo wayo watumye izina ry'Imana rijya gitutse umurimo wawe ujya gitutse ije kubimubaza.
niba uzi ko wicaye muri biro uri umupasiteri uri umwarimu uri umuhanuzi uri umunyamasengesho uri umuririmbyi ukaba uzi ko wakiri mu murimo w'Imana ukajya gitutse Imana ije kubikubaza kandi izagukubita inkoni ahantu habaza umuntu wese azabona ko Imana igukubise inkoni dushaka dusengera ngo bariyiriza bakimara kwiyiriza Bibiliya bangwa nuko bagaricura Uwiteka bafata amazi barayavoma ngo baramena mu rusenge babyarira imbere y'Uwiteka mu yandi magambo bari berejwe Uwiteka Imana imye ku Banyarwanda ngo nimwihane kuko Imana ishaka gukora ibintu bitangaza hagati muri mwe ariko iri kuza gasanga mufite ibizira iri kuza gasanga mufite ibizaha iri kuza gasanga muri abagambanyi iri kuza irashaka ko abantu bihana Imana igakora irambwe irashaka ko abantu ne stop ifo niba mushaka uburinze gare kwihana namushaka ineza y'Imana gare kwihana Imana yamwe ngo nimbabwire ngo iri kuza gukora igasanga abakobwa benshi bakuyemo amada iri kuza gukora igasanga abantu benshi bafite ubwiciro bwo mu mitima iri kuza gukora Imana yamwe ngo nimbwire abantu ngo bihane niba ushaka Imana kurindi ino nzara igiye gutera mu mwuka no mu mubiri banza wihane niba ushaka ko Imana ibana nawe ikaguhera kubonera abandi baburi banza wihane Imana yamwe ngo nize amabwire ngo mwihane kandi bigishoboka twari cyo kugira ntibishoboke ko wake unanye nuzuka ngati ndashaka kwihana ngo yati ntago mbere kiri gukunda yamwe ngo nize amabwire ngo mwihane tugesenge ese uhagaze uti ntibabaragomeye Imana ntiba warayitaye ukiririmba ntiba warayitaye ugihanura ntiba warayitaye ukiri kubwiriza ntiba warayitaye uri pasiteri Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo bakayo kajya kurya umuntu warambisha akantu k'Imana ntago izonye gupfa kuguhereza kuko yambwiye ngo hari benshi yatabaye baragenda barayisebya baragenda kugira ngo yambwiye ngo nzembwira abantu bigiye gutabara abantu ariko igiye kuba hari uko babanje kurambya imbere yayo naga byandi bya kuza ngo bituguhereza ugiye kubajya ubanza urambye imbere y'Imana kuko impamba isigaye ntago ari yabatashye impamba ni abantu bari ku rugamba yambwiye ngo nimbwira abantu ngo kubitewe nuko abantu yagiye batabara bakanyura bakibagirwa abandi bakajya mu busambanyi bakajya gusambanira Dubai abandi mu Bushinwa handi mu ntara kugira ngo batababona Imana yamwe ngo yarabibonye byose hanyuma rero ibi bintu yagoye ukaba izina ry'Imana akaba ryaratutswe ije kubikwambura yamwe ngo abantu igiye kugirira neza n'abantu barambisha imbere yayo kandi hari neza y'Imana igiye kuza ku bantu bakitegereje kandi hari neza y'Imana igiye kuza ku muntu uri kumwe nayo hari ubutabazi bugiye kuza ku bantu bayirindiriye yamwe ngo ninze mpumuriza abantu bakiri kumwe ngo nibahumure ntabwo yabibagiwe kuko iracyabibuka kandi igiye kuza kubagirira neza kandi yamwe ngo nimbwira abantu bayakije kubaruhura kandi yamwe ngije kubarwanirira abantu bakiri kumwe n'Imana ngakeneza ijambo ry'Imana reka dusengane Imana yacu Imana ikomeye Imana ifite imbaraga Imana sefone wa sharabini wini stala wi etazo bene stai heli walasi wi etando bini wini ma heli wasando bene kota no mefo etala wi elasi wane dror warumbwe ngo nzambwira abantu bihane bave mu bizira bave mu bisaha bave bivana ibizinga bambura imyambaro n'ibizinga ubambika imyambaro imisha kujya gutambuka ambika abantu imyambaro misha haradobe wana dry urambwe ngo nimbwira abantu bamwe iki nigihe kimbabazi kuri gutambuka gutanga imbabazi nyuma yahangaha uzahana wihanukiriye warumwe ngo nzembwira abantu ngo umuntu wese wumvishe umuburo nunema yabusenga nudasenga urambwe ngo nibabwire ngo iki nigihe kimbabazi gutanga imbabazi ariko nyuma yahangaha uzahana wihanukiriye uri gutana bene totazame winima Hela simanda zome wilivo iki nigihe kibabazi iki nigihe uri kudeva uri gukora manda uri kubwira abantu uciye ku mateleviziyo ukubwira abantu uciye ku ma YouTube ukubwira abantu uciye ku maradiyo ukubwira abantu uciye mu muhanda ngo nibihana ukubwira Imana buri level buri wana darazone honema hello bewa sara domenas uri hafi wokwezwa niyezwe kandi uhindukire bave mu byaha vuba kujya gutambuka kandi ujye gutaba abantu rero muri so runkurikiranye ubyumvisha akabaciye bugufi akabahindishwe n'umushitsi n'iri jambo ryawe musayira mu byaha yararimo mu imbaraga zo kunesha ibyaha byamuneshaga mu imbaraga zo gutsikamira ibyamutsikamiye mu imbaraga zo kubatuka ure musono natsinda uburiganya bwa Satani byose byatuye nizeye kubwa Yesu Kristo cyananuka apfuga mu kazuka amen. Imana iguha umugisha uzi ko wari ugiye kujya mu ijuru bo bundi so sinderiya hari banu banje bundi wakigira mu ijoro ndapfa warugurutse abuzo gato yeka hanyuma
wenda ushobora kuba mbonye nta nimero zanjye ufite cyangwa uzajya kuri Ramiro TV oya zivuga nibyo byiza nkanjye nka cano yanjye zivuga wagushaka kurya wagushaka kubona. Okay. 075 7 19 075 7 19 kandi umuntu mpamagara kuza kumbaza ngo bira bintu bavuze urabizi ndakwiyamye niba uzi ko ari byo bikuzana ntumpamagare rwose mpamagara umbwira ati ngibuna n'umunyabyaha ndumva Imana nkomanze wo nsengera umbwira ati rwose ndashaka kungira inama nibyo mba nkeneye kuza kumbaza rero ngo bira bintu Imana bikubwire ntago mba bikeneye niba ushaka kumenya aho yabimbwire nawe uzaje wizinge mu bihe by'amasengesho nawe izavugana nawe cyangwa azaze umujyane azaze tujyane murakoze nagagaruka nyine shalom amen.